Remember, whilst this conflict is going on, there is a need for a dialogue which is inclusive, that includes also the DRC. So therefore, we cannot continue with certain activities without going the route of engaging the DRC on that matter. So we are currently busy looking at different options. And that is where we stand currently in terms of the withdrawal. And we are already starting with the process of getting the people to check what are the best possible ways to get our people out. And remember, mwibuke igihe aya makimbirane akomeje hakenewe ibiganiro byimbitse kandi bitumiramo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ibyo rero ntabwo twakomeza ibikorwa byabyo byose hariya tutitaye cyane ku muzi uri gutegwa na Kongo. Ubu rero tukaba duhuze cyane tugerageza gushaka uburyo bw'igihe butandukanye bwose, akaba ariyo mpamvu dushobora kuba twiteguye ko twakura ingabo zarizo zose hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Twatangiye rero gahunda zose zishoboka kugira abantu batangire bitegure kugira ngo tube twabafasha kuva hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ahangaha akaba ari nyuma y'uko uyu mujenerale Runzani Mahwanya wo muri South Africa cyangwa se yobora South Africa, aho yari amaze gutanga ikiganiro nyuma y'uko hari hitezwe y'uko ingabo zitangiye kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Akaba rero akimara gutanga iki kiganiro cyangwa se akimara gutangaza amakuru hari imbere gake nk'iminsi 10 y'uko ingabo zari ziri hari mu burasirazuba bwa Kongo zitangira kuva mu birindiro zabo zerekeza aho zavuye. Abantu benshi rero bakaba bahise batangira gutanga commentaire cyangwa se kugira ibitekerezo bagaragaza, aho bavuga ati n'ukubera iki se izo ngabo zitavana makarenge cyangwa se zirashaka kongera gufata Goma nanone. Ati turashaka kuri bino bintu kugira ngo tumenye niba koko ingabo za SAMDRS zishobora kuba mu burasirazuba bwa Kongo bisanzwe. Abandi bati looking for minerals, ati barashaka wenda gukomeza gucukura amabuye y'agaciro. Ibi ni byagiye bivugwa n'abantu benshi bakurikirana amakuru hirya no hino mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri Afrika muri rusange, aho bagaragaza kuba ingabo nyinshi zibiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora kuba wenda ari uko bashaka gukomeza gucukura amabuye y'agaciro. Abandi rero bagati muzaruka mu Rwanda ariko nta ntwaro mufite cyangwa se nta mabuye y'agaciro mufite, bivuze yuko nyine yashatse kugaragaza yuko nibwo bazava muri Kongo bazagumye gusiga umutungo wabo muri Kongo, batemerewe kuba bakura intwaro hariya mu burasirazuba bwa Kongo ngo bazijyane iwabo cyangwa se bajyane ibijyanye n'amabuye y'agaciro, cyane cyane ko abantu benshi bagenda bavuga yuko izi ngabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo zishobora kuba zitezeho kuba zicukura amabuye y'agaciro, akayo gituma hariya haba icyo twakwita intambara. Mu bintu byagiye bivugwa bavuga yuko kuba RDC cyangwa se M23 na RDC biri mu makimbirane, aya makimbirane ashobora kubategwa imbaraga na bino bihugu biri hariya mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ko murabizi ko M23 yagerageje kujya ifata ahantu hagaragara hashoboka nk'ibisanzwe. Rero uyu munsi ku itariki enye niho umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo General Munzani Muhwanya yatangaje ko kuba barahisemo gukura ingabo zabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishingiye mu kuba amahoro yaratangiye kugaruka mu karere, ndetse ngo bizarangira na Gicurasi 2025. Bivuze yuko ibintu byapanzwe bakaba baratangiye gukura ingabo zabo hari mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse amahoro akaba yatangiye kugaragara. Bivuze yuko nyine zino ngabo n'ubu nta kintu zazifashije Kongo mu buryo kuzana amahoro, cyane cyane ko ariyo nkingi yari itumye bari hari mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo za SADC zagize muri RDC hagana mu Kuza 2023 zigiye gufasha FARDC kurwanya umutwe wa M23 n'ubutegetsi bwabo, babuza uburenganzira bw'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kongo kugeza bishwe cyangwa se bahunga, akacyo cyari cyarabajyanye kugira barebe ko bagarura iki amahoro. Izi nzego zagezeyo zirwana, ariko nyuma y'umwaka by'umwariko muri Mutarama 2025 M23 yarazigoteye zose muri Sake na Goma mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bamwe muri bo barapfa abandi barakomereka ku buryo bugaragara. Icyajyanye ingabo za SAMDRS muri Kongo nticyavuzweho rumwe, kuko hari abashinje cyangwa se abagiye bashinja ibihugu byohereje kujya gushakayo amabuye y'agaciro, bikavuga yuko icyatumye wenda ibihugu byinshi bigaragara hari mu burasirazuba bwa Kongo baragiye gucukura amabuye y'agaciro bitwaje ko bagiye gushaka icyo bita umutekano, ariko hari kishe inyuma y'ahanga. Ibi nivugwa mu makuru uko rero tubitesha ikinyamakuru cyaho ku gihe. Kuri uyu wa 13 Werurwe 2025 abakuru b'ibihugu
SADC bafashe umwanzuro wo kugaruka ku butumwa bwabo cyangwa se guhagarika ubutumwa bwabo. Mu kiganiro abanyamakuru cyo kuwa 4 Gicurasi 2025 uyu munsi Generale Mahwanya yavuze ko ingabo za SAMIDERES zizava igoma n'ibikoresho byazo bizanyura ku butaka bw'u Rwanda bigere muri Tanzania. Mu magambo yivugiye yavuze ati iyo niyo gahunda yatangiye ku itariki 29 Mata 2025 aho twatangiye ku modoka 13 nk'itsinda ry'ibanze ryarimo abantu 57 ubu bamaze kugera mu gace ingabo zose zizahurizwamo bategurira abandi ngo nabo bazi. Yavuze ko icyiciro kindi cy'abasirikare n'ibikoresho bizagenda bibageraho ku munsi ugenda uza, cyane cyane ko bagaragaje yuko mu mpera za Gicurasi ariho ingabo zose zaba zamaze kubageraho nkuko bagiye babyifuza. Abantu rero benshi bagiye bavuga ibitandukanye kuri no nkuru, bati ese ahari zino ngabo zabarizwaga mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo zishobora kuba arizo zaterazaga uyu mutekano mukeya nyuma yuko M23 yo yagaragaza ko ifite ubushatsi bwo kugarura amahoro ari mu Burasirazuba bwa Kongo. Hano rero wahita wibaza byinshi cyane, ukuri nukuwe SK 23 cyangwa se M23 yo yaba igambira iki, yaba igiye gukora iki kano kanya, igiye ukaza umutekano mu buryo cyane cyane yuko ingabo zose zabarizwaga mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaba ziri kugenda zivamo cyangwa hagasigaramo M23 n'ingabo za FARDC. Aha biraza kugenda gute? FARDC na M23 biraza gukorana mu buryo kujya byibuze noneho bigaragara yuko noneho nimba ari ingabo byiziye guhangana cyangwa se n'inyeshamba nta bindi bihugu birimo, biraza kugenda gute? Biraza rero kurangira bigaragaye icy'ukuri ni ikihe nyamugani, niba wenda na MONUSCO hariya ikaba irimo ibirebera bakabavuga yuko wenda ari ikintu kigiye kugaragara kijyanye n'umutekano. Uyu munsi tugiye kureba impinduka, twitega iki? Wenda ababishinzwe nka bari abananga bakone nanga cyangwa general abanga bakanyuka bagenda baduha amakuru ya buri munsi, bo bari kubivugaho iki mu kugira ngo umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu Burasirazuba bwa Kongo ukomeze ugerweho. Ese nanone wahita wibaza M23 iracyafite wa mugambi wo gukomeza kuzagera Kinshasa kugira ihirike ubutegetsi bwa Kinshasa, cyangwa se nayo igiye guhagarika ibi bikorwa nkuko ibivuga? Turaza kubirebera hamwe nanone kandi nkuko twabibabwiye tugitangira ino nkuru yacu. Uyu Generale Lonzani Mahwanya mu matangazo cyangwa se mu byagiye agaragaza uyu munsi ku itariki ya 4 avuga ko ingabo zigiye gukomeza zivara mu Burasirazuba bwa Kongo, yavuze yuko nubwo inzira izaba y'ubutaka bagaca mu Rwanda, nyuma yaho muribuka ko hari igihe kigeze kugera mu gihe cyashize aho bavuga ko badashobora guca mu Rwanda ko byagenda kose, biraza kurangira noneho bemeye nk'abantu bazaca mu gihugu cy'u Rwanda berekeza Tanzania hamwe n'ingabo zabo n'ibikoresho byabo nibaharikije byose. Wahita wibaza ahangaha ntabwo hashobora kuba harimo gutsindwa cyane nk'igihugu cya South Africa tuzeho ubona ibonye mu guhangana n'ingabo zikomeye cyane. Ese ubu hose ugushika amazi? Nahise nibaza byinshi cyane, niba wenda ari uko wenda babikora bahubutse. Ese mu Rwanda ho kuba babemera kubaha inzira bagatambuka mu mutekano, mu gihe usanga Afrika y'Epfo cyangwa se ingabo za Afrika y'Epfo zari zarinangiye kuzaca mu Rwanda, baza gusanga yuko guca ku kibuga cy'indege cyaguma bitakunze bitewe yuko nyine imirimo yo kugisana itarangiye, nta indege yahaba, nta yindi nzira yaboneka, baca mu nzira y'amazi uko murabizi ko Lake ya Kivu cyangwa se ikiyaga cya Kivu kigenda ahantu hatoya cyane hagati y'u Rwanda wenda n'u Burundi agace gakeya hamwe na Kongo. Urumva nta handi hantu baca badaciye inzira y'ikirere, bagomba guca inzira y'ubutaka. Inzira y'ubutaka ni mu Rwanda kwerekeza i Kigali, bahitamo kuzakomeza Rusumo banagenda muri Tanzania. Uyu munsi rero uyu mugabo w'ingabo cyangwa iyi Generale Lonzani Mahwanya wo muri South Africa
yahise agaragaza yuko nibagera hariya muri Tanzania intwaro za Afurika y'Epfo zizatwarwa binyuze mu nzira y'amazi, ariko abasirikare bo bakazagenda n'indege, mu gihe abo muri Tanzania bo bazahita berekeza mu bigo bya gisirikare babarizwamo nk'ibisanzwe. Bivango mu ngabo ziri kugenda izibarizwa muri Tanzania zizahita ziguma mu birindiro zabo cyangwa se zerekezwe mu apartment babarizwamo. Noneho ariko ibijyanye wenda n'ibikoresho bihita binyuzwa mu mazi byerekeza muri South Africa, ibindi bijyanye wenda nuko ingabo zagendaho nibagera muri Tanzania ntago noneho bazahagendana n'inzira yo mu butaka, bazagenda mu kirere, bazafata icyo bita rutemikirere berekeje ingabo zabo mu gihugu bavuyemo by'umwaka muri South Africa. Nahise nibaza rero nimba uyu munsi nkurikije ukuntu bari kugenda bava mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niba bazongera kugira igitekerezo yuko SADC bashobora kongera kohereza ingabo zabo mu burasirazuba bwa Kongo gufata cyangwa se gufatanya na FARDC mu gihugu kugarura umutekano hariya muri cya gihugu. Wenda hareka twitege neza yuko we agitangiye yavuze yuko kuva bavana ingabo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izi ngabo zari ziriyo zahise zigabona yuko umutekano watangiye kugaragara bakurikije wenda byari bimaze iminsi biba mu gihe bari bariyo. Wahita wibaza niba noneho nyuma yo kubavayo noneho M23 igiye gukontorora uyu mutekano kwahaguma, cyangwa se FARDC ikajya ko iganira na M23 mu buryo bwimbitse, noneho umutekano ukaza kuboneka. Abantu benshi rero ahantu bagiye babivuga mu buryo butandukanye, ubwo mwagiye mubona nyine icyiciro cya mbere cyacaga mu Rwanda, abasirikare cyangwa se ingabo mu kimwaro cyinshi cyane bagenda bereka bavuga yuko batashye wabo. Nanone kandi muribuka ko bari baranze yuko bagenda hari itangazamakuru, cyane cyane ko amakamera bari bavuze ko badashaka guhura nayo, biva cyari kimwaro, wenda sinavane kimwaro ko wenda nuko biba byateguwe, hari impamvu yabyo. Uyu munsi rero izigiye kugenda cyangwa se ibyiciro bigiye gukurikira izagiye mbere, reka tuze kureba ko baremera none itangazamakuru wenda rikaba ryaganira nabo, bakabaza icyo batekereza, bakabaza uko babyumva, ese isomo bakuye hariya murasirazuba bwa Kongo ni irihe. Turaza kubirebera hamwe mu kiganiro cyaza gukurikira. Ciao niba wadukurikiranaga ariko ukaba utarozi no channel ahangane kuri Terra TV, ntuzabona amakuru menshi agiye atandukanye ajyanye n'amakuru asanzwe na education ndetse n'ibyegeranyo binyuranye. Ciao ikiganiro ni kigaruka, turakunda cyane, kandi subscribe tujye tubana, usangize n'abandi, kandi utange commentaire.